kugira ibihe byiza aho muherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se imahanga, mbabwira ngo umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2025, ndabifurije uzabere umwaka mwiza, ibyo mutabashije kugeraho muri uyu nguyu ushize wa 2024, Imana izabafashe muri 2025 bizabashe kuba byakunda. Nanaboneho rero kubasuhuza mbaha n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nk'uko bisanzwe ngeri Jet, iyi ni Rwakigali. Ku basanzwe mudukurikira rero muzi ko yicano igucaho ibiganiro bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, cyane cyane forex trading. Muri aka kanya rero tukaba tugiye kuvuga ku cyifuzo mwese mwatugejejeho muri benshi cya liquidity. Hari abaciye inbox, hari abaciye muri comment, mu biganiro byinshi twagiye tubagezaho bigiye bitandukanye. Muri aka kanya rero nahisemo kubakorera ikiganiro kijyanye na liquidity concept, uko ushobora gutradinga ukoresheje liquidity. Ntabwo muri make liquidity ni nini cyane, irimo ibintu byinshi, ariko turagerageza hano mu kiganiro kuvuga iby'ingenzi cyane ko buriya liquidity, buriya isoko ryose uko uribona, ziriya kando zose uko uzibona, iriya market structure yose ubona, biriya byose muri rusange, biriya byose byitwa liquidity, ariko twebwe tugiye kuza turebe iby'ingenzi hano kuri liquidity. Mbabwira ngo rero aribwo bwa mbere usuye Rwakigali, ushobora gukanda buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Nawe rero wamaze gukanda buto ya subscribe, reka nkubwire ngo iki ni cyo gihe kugira ngo ukande like kuri iyi video ndetse na share, kugira ngo n'abandi bose babashe kumenya niki kijya mbere muri iyi ikoranabuhanga, by'umwihariko muri forex trading, uko wayikuramo amafaranga, cyane ko abenshi bapfa kubijyamo batabizi, ugasanga ayabaragiye. Kandi no mu buzima busanzwe rwose, iyo ugiye mu bintu utazi, amafaranga yawe aragenda. Reka rero twitangirire n'isomo ryacu tudatinze cyane. Uvugire liquidity ni iki? Liquidity ubundi mu rurimi rw'icyongereza baravuga ngo liquidity is money. Liquidity ni amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero izi move zose ziba zibaho, aya ni amafaranga aba arimo agenda amanuka, azamuka, agenda amanuka. Kuko nabikubwiye rero ngo izi kando zose, market structure irimo hano, iyi sura yose, aya ni amafaranga. Ahubwo kumenya ngo liquidity iri hehe, nicyo kituraje inshinga muri iki kiganiro. Tujya rero liquidity zo mu buryo bugiye butandukanye, harimo nka liquidity yitwa eco high. Eco high nkunda kuzivuga, eco high reka duhere kuri eco high. Akenshi ushobora kuzabona isoko ririmo rirazamuka, nirigera ahangaha ryikorera utu tuntu, ibi ni ibintu cyane uzakunda kubona muri market. Nk'uko dusanzwe tubizi, iyi ni high bimenetse, iyi rero ni breakout structure. Ndetse na hariya hejuru hari indi breakout structure ihari. Iyo rero isoko ririmo rirazamuka, ukabona hano muri internal structure harimo utu tuntu twa eco high. Eco high ni high ebyiri ziba zireshya, nk'uko hano byagenze. Izi nizo twita liquidity zo mu bwoko bwa eco high. Ndaje mbisobanure neza. Liquidity
zo mu bwoko bwa equal. Izi liquidity nizo nashyizeho kari akamenyetso k'idolari. Okay. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Niba muzi kera uretse ko n'ubu ngubu hari abakibikoresha, twagiraga ibintu byitwa support and resistance. Support and resistance. Ni ukuvuga ngo niba utegereza iyi liquidity yo mu bwoko bwa equal, iyi ni ya resistance twigaga kera bakitwigisha forex trading, batwigishaga support and resistance. Batubwira ngo resistance ni igihe isoko ryagiye rikagera ahantu rikananirwa kuhamena rikagaruka, bakakubwira bati rero iyo resistance, iyo isoko rigarutse ku nshuro ya gatatu, ni kuri resistance, isoko nirigaruka ku nshuro ya gatatu, ngo ntabwo rirabasha kumena hariya. Ugasanga turategereje koko isoko rirahageze, ariko mu kuhagera rikamanukaho gato rigahita ryizamukira. Hano rero nibyo twita liquidity y'ubwoko bwa equal. Hano baba bakujijisha kugira ubone ko nirihagera nanone riri bwongere kumanuka. Hano kwashyira sell order, stop loss birumvikana ugomba kuyishyira hejuru ya resistance, ukamanuka kakaza gato ugahita uhomba. Wanamara no guhomba isoko rikagaruka mu cyerekezo cyawe. Niyo mpamvu rero uba ugomba kumenya neza liquidity iherereye hehe. Ubu ni ubwoko bumwe bwa liquidity, ngira ngo turaza no kwerekeza muri Rio chart tubashe kuzirebamo, tumara kuzirebamo tumenye ngo ese uyibonyemo ni iki wahita ukora. Ubu ni ubwoko bumwe rero bwa liquidity nagiraga ngo tuvugeho. Hakabaho rero n'ubundi bwoko bwa liquidity bwitwa equals. Wagira ngo muri iyi video turaza kurebera hamwe ubu bwoko bune bwa liquidity. Ubwo nizere ko agakayi kawe n'agakaramu wabishyize hafi. Nizere ko agakayi kawe n'agakaramu biri hafi. Hari ubundi bwoko rero bwitwa equals. Equal rero ni iyihe? Nanone dushobora kuba dufite isoko ririmo rirazamuka, ririmo rikora breakout structure, ubwo ni muri uptrend market, rimena higher high and higher low. Ibyo byo ndizera ko twese tubizi tugendeye kuri rya somo mperutse kubaha ryavugaga kuri valid and invalid pullback. Ndagira ngo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 tugiye kwinjiramo, abantu bose mudukurikira muzamuze gukora forex trading mu buryo bw'umwuga, hahandi muzabona amasomo mutigeze mubona ahandi, aho tuzajya dusobanura akantu kuruta uko abandi bagiye babisobanura bihuta. Sorry, nibeshye mu bijyanye n'ibishushanyo. Okay, uko twabyita kose nta kibazo, reka tubikore gutya. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Twavuze ngo ni equals. Ni igihe uzabona isoko riza rigakora equal, ni ukuvuga ngo ni imbusane ya equal high. Hamwe uzabona hari amalows areshya, ahangaha hazaba harimo akantu k'agatego uzitonde. Urugero nko kuri iri soko rizamuka, urabona hano dufite equals, izi ni liquidity zo mu bwoko bwa equal. Nanone mwibuke kera bakitwigisha support and resistance, ubu bwoko bwa liquidity mu bwite support. Hamwe tubwiraga ati isoko
nirigera hano kuri support, urugero hano, bivuze ngo iki giciro isoko riri gukatiraho ngo kizaba gikomeye. Ahangaha rero ugasanga market irahagarutse, uhise ukora buy, rizamutseho gato, riramanutse rigukuye mu isoko, rirongera rirazamutse. Biterwa n'iki? Hano haba hari liquidity yo mu bwoko bwa eco low. Ako ni agatego ka ba smart money. Ahangaha uzabayinga, kazamukaho gatoya, birumvikana stop loss yawe izaba iri munsi ya support, hanyuma uhombe. Numara guhomba market izamuke. Ngira ngo abenshi munkurikira iyo experience murayifite, ariko niwitegereza neza hano nko kuri iki gishushanyo nashushanyije, byanze bikunze hano hari point of interest. Market izamara gukuramo babandi, wowe ikaza ikagushyiramo, kubera ko uzi rya somo rya liquidity, na hano niko bizagenda. Kuko nanone hano ufite liquidity yo mu bwoko bwa eco low. Ubu n'ubundi bwoko bwa liquidity bwa eco low. Tugiye ku bwoko bwa gatatu, nk'uko nabikubwiye, turaza kwerekeza muri chart. Ibi ngibi turi kuvuga hano ku bishushanyo nabyo tubashe kuba twabishyira mu bishushanyo. Tugiye ku bundi bwoko bwa trend line liquidity. Trend line liquidity nanone ndatanga urugero ku isoko rizamuka. Tanga urugero ku isoko rizamuka. Okay, urugero iyi irahagije. Hano dufite breakout structure, ndetse na hano dufite breakout structure. Aha ni ku isoko rizamuka. Yangira ngo niwitegereza neza hano muri chart, dufite isoko rimeze nkaho ririmo riramanuka, ariko rimanukira hano kuri trend line. Iyi ni trend line liquidity. Hahandi uzavuga uti murabizi, nanone ndi gutanga urugero rwa kera, baratubwira bati isoko riri kugendera kuri trend line, mu gihe rigarutse kuri ya trend line ugomba guseringa. Ngira ngo urabona niko byagiye bigenda, ikora kuri trend line rimanuka, rigera kuri trend line rimanuka. Hari undi rero uzaseringira hano, kuko naho hari trend line, naho seringe. Ariko uzaba ubizi ko hariya hari liquidity, kandi iyo liquidity igomba kuba taken out. Wibuke uri uptrend, hano ufite point of interest. Wowe hano ntabwo uzaseringa, uzabayinga. Ariko wundi ugendera kuri trend line ibi ntabwo abizi, uzabayinga, kandi target izaba ya liquidity ya trend line aho yaturutse. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo ariko ngo ubwirwa n'iki ahantu isoko rirazamukira. Buriya yajyaga abona setup nashyiraga muri WhatsApp group yacu, uvuga ati ubu bizi uvugana na ba market maker bigenda biti, nizi liquidity mba nacunze gutya, market ikahagera nkamenya ko ari cyo gihe cyiza cyo kuzamuka, nkaba nzi ngo ibigiye kuba kuri babandi barimo guseringira hano ni ibiki. Ubwo mba nabibonye uko biba byageze hano. Haba harimo n'izindi liquidity za eco lows, za eco highs, liquidity zose z'ubwoko bwose ziba zihari. Iyi point of interest rero iyo hari na za liquidity, haba hari amahirwe menshi cyane, arenga 97% yuko iri soko rigiye guhita rigenza gute, rigiye guhita rizamuka. Ninavuze ko turavuga ku bwoko bune, tugeze kuri butatu, ariko ubundi bwoko bune bwo ntabwo mbushushanya, ahubwo icyo nabuvugaho ni uko navuga ko ari fair value gap. Fair value gap buriya nayo ni liquidity yitwa internal range liquidity. Nk'uko nababwiye ngo liquidity ni ikintu kinini cyane tutavuga aka kanya ngo tukirangize, ariko nk'uko nabivuze nanone nabyo tuzabisubiramo byose mpaka tubimenye. Ngira ngo reka tunyarukire kuri chart.
nk'uko ubibona hano dufite equal high, urabona ni high zireshya, uvuga ngo hano hari liquidity. Mu gihe cyose uzakora buy ugomba gutegetinga izi liquidity kuko ziba zizakorerwa taken out, ngira ngo urabibona hano. Byagezweho zirangije market iramanuka, ariko hano twaba twihuse turaza kubigeraho, ariko icyo nashaka kwerekana ni iyi equal high, tukagira trend line liquidity, tukagira equal high, ndagira ngo nkwereke bya ndi nakubwiye, move yose ubona mu isoko zira zose ni liquidity. Iyi nayo dufite trend line liquidity, uvuga ngo market ibigizwe na liquidity. Ariko noneho guhera kuri iyi session break hano ku byabaye tariki 31 z'ukwa 12 2024, aba ari byo dukoreraho turebe. Ngira ngo urabona twatangiranye na equal highs, tumaze gutangirana na equal highs, market ikora break of structure, ariko kanzubinge neza ubirebe, habanje kubaho liquidity sweep. Break of structure iba valid iyo hano hafunze candle body. Iyo ari candle body yafunze nibwo biba ari break of structure, ariko hano hari akandi gakando kaje gakonfaminga ko ari break of structure. Byari bivuze ko market igiye gukomeza kumanuka. Market rero yaje gukora taken out hano kuri izi liquidity, ndetse mu gukora iriya taken out market yahise duha change of character, cyangwa se market structure shift, cyangwa se isoko ryarihinduye icyerekezo. Mu guhindura icyerekezo market yarazamutse iragaruka, ariko yubaka trend line liquidity. Hano hari trend line liquidity, na hano tuhafite equal lows. Ibi bintu ukamenya kubireba, ibintu iyo wamenye kubireba no gutradinga uba wabimenye. Kugira ngo witegereze hano tuhafite ka single candle order block, kari kumwe na ya internal range liquidity ya imbalance nahoze mbabwira. Ni ukuvuga ngo iyo ufite point of interest ifite fair value gap, ni ukuvuga ngo ibe nayo ifite liquidity, ndetse niyo point of interest iba yakoze liquidity sweep, niyo mpamvu yitwa single candle order block. Urabona yakoze sweep hano, kandi wifungira hejuru yayo hari imbalance. Market yari igarutse gukora mitigation, mitigation. Urabona market yaragarutse neza muri point of interest. Ubwo aho turi muri smart money concept, ndetse na hano hari indi confirmation ya single candle order block. Ngira ngo hano urabona dufite single candle order block, iyi kandi yakoze sweep, hariya haza indi kando yafunze na body, hanyuma indi kando iraza ikora mitigation. Iyi ngiyi igiye kuba nka indecision kando, ikoraho market igenza gute, irazamuka. Stop loss munsi ya single candle order block, target birumvikana ni kuri iyi high. Target trade nziza cyane ukuye muri liquidity. Iyi ni trade imwe. Iyi ni trade ya mbere turi kureba byabaye ejo bundi kuwa kabiri mbere ya bonane. Kuwa kabiri tumaze gutegetinga hariya rero turi tubonye indi break of structure, n'indi liquidity yari imaze gukorerwa taken out ya buy side liquidity. Iyi ni buy side liquidity bayi taken out, cyangwa se external range liquidity. Ni external range liquidity ukoresheje Fibonacci nibwo ubibona neza.
ni liquidity bayi taken out ya buy side liquidity duturutse kuri sell side liquidity. Hano rero twe tubonye breakout structure, ubwo tugiye gukomeza dukurikira isoko. Tumaze kubona breakout structure, katurebe dufite izihe liquidity, dufite izihe liquidity. Market yaraje twubakira trend line nziza, trend line nziza. Ahangaha market yaragarutse, yaraje irahakatira, igaruka bwa kabiri ntiyabasha kuharenga, igaruka bwa gatatu irazamuka, igaruka bwa kane. Ni ukuvuga ngo hari undi wabayingiye hano kubera ko yaramaze kubona iyi trend line ikomeye TP hariya hejuru, ariko market yahise igira gute, yahise imukuramo. Wowe rero ni iki uzi? Uzi ko uzatradinga ari uko iyi liquidity ya trend line imaze kuba taken out. Hano imaze kuba taken out, dufite tuhafite order block, dufite order block hano, tuhafite order block. Dufite order block, ntabwo igera hano, iragarukira hano. Iyi order block rero ariko ntabwo yamennye iyi low yacu, ahubwo yahakoze, turebe, yahakoze liquidity sweep. Turebe ko atari eco lows. Ni yahakoze eco lows. Bivuze mu gihe runaka market izagaruka ikuremo iki, ikuremo iyi eco low. Iyi eco low market izagaruka iyikuremo. Ni ikihe kindi kintu kiri hano? Sinzi niba hari uwabashije kuba yakibona, ariko ni eco low. Ahangaha rero hamaze kuba eco low, ni muri order block, ntabwo market yigeze imena. Hano nta mpamvu yo kutahakorera buy, kuko wari ufite iki? Wari ufite liquidity, wari ufite breakout structure, ufite liquidity. Target ni hehe? Ni kuri ya high hariya hejuru. Target ni hano, ndetse niba utegereza neza hariya twese tubona indi breakout structure, nk'ikimenyetso cy'uko market igiye gukomeza kugenza gute, market igiye gukomeza kuzamuka. Hano hari indi twari dufite liquidity, twari dufite trend line liquidity, na hano washoboraga kuhafatira target kuri iyi liquidity, ubwo uti reka ngiye nigarukira hariya nte gufatamo ibya mirenge. Nanone market izamuka, hano yahubatse eco high. Iriya ngo ni resistance. Market irahageze bwa mbere, iramanutse, bwa kabiri iramanutse. Hano useringanya icyizere ni kuri support, ariko market guhubuyemo. Kubera ko utazi iki, ntabwo uzi ibijyanye na liquidity. Ngira ngo na hano tugeze, ngira ngo turabona trend line liquidity. Trend line liquidity. Market ushobora kubona ije gakuramo izi liquidity, ikaza ikikozamo hano kuri iyi order block, ukabona market ikomeje kuzamuka, niko mbitekereza, ndetse target ikaba this buy side liquidity. This buy side liquidity. Hari akantu mutabonye hano ngira ngo mbereke. Kuri iyi trade twafashe ibanza, iyi trade twafashe ibanza. Tutunuka dusibe kugira ngo tuze kubibona neza. Market yamanukaga, ariko imanuka yakoraga trend line, yakoze trend line iturutse hano, twabonye breakout structure ya mbere, gukomeza kumanuka hariya, iraza ifatamo hano. Hano hantu hari liquidity sweep, hano hantu hari liquidity sweep. Kaka liquidity sweep rero kaswipinze ino trend line yacu, nayo nindi confirmation igaragaza ko market ishobora kuba igiye kuzamuka, nubwo waba utabonye iriya single candle, order block. Market rero ahanini ibishingiye kuri liquidity. Ngira ngo liquidity zo tuzakomeza kuzigarukaho
kugira ngo hano murabona dufite liquidity sweep, tuzagenda tubivugaho kenshi. Nyuma y'iyi liquidity sweep rero urabona market yagiye hasi. Aha ngaha byose rero bifite amategeko bigenderaho, byose n'ukurikira Rwakigali tuzagenda tubinyuramo. Reka ngushimire wabanye nanjye muri iri somo ryacu ry'uyu munsi, nkubwira ngo ushobora gukanda buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi, apana buri munsi, ahubwo ni buri uko umwanya ubonetse. Ariko nk'uko nababwiye muri 2025 ibiganiro bigiye kuba byinshi kurusha uko byari bimeze muri 2024. Reka rero nsoreze aha ngaha mbabwira ngo nanone uyu mwaka wa 2025 uzatubere uw'umugisha twese tubifashijwemo n'Imana yo mu ijuru. Reka mbabwire ngo bye bye.